Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Cloud Skill Nova Africa. So in this video I will show you how to create a new partition on your hard drive or your solid state drive using Windows 10 disk management. We will go through each step carefully so you can safely organize your storage and manage your disk space more effectively. So nkuko nabivuze urakaza neza kuri Skill Nova Africa. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe uko ushobora kumanaginga disk space yawe ya mudasobwa yawe. Turi kuvuga hard disk drive cyangwa se solid state drive, uburyo ushobora kumanaginga space yawe. Mu buzima busanzwe iyo umuntu yestaye application muri mudasobwa iba stored kuri hard disk cyangwa se kuri disk yawe. Buri app yose ushyizeho ndetse na operating system niho iba iri stored. So ikintu rero ukora ushobora kuyimanaginga iyo disk yawe kugira ngo atagira umwanya ukomeza kuba uri gupfa gusa, ukayicamo ibice into small manageable parts. Hanyuma ikindi warangiza ukaba wabasha bikongera na security, kuko niba wenda wakozemo agace kamwe ukakita D cyangwa F, ako gace ukajya ushyiraho wenda urugero amakuru ajyanye na business gusa, akandi gace wenda ugashyiraho bijyanye wenda na famille yawe, akandi ugashyiraho bijyanye n'amasomo, ndetse na local disk wenda igasigara iri generally. Ibyo bintu birafasha for security ndetse bikoreshwa nka backup, kuko iyo computer yagize ikibazo ngo hangirika local disk si izindi disk nta kibazo zigira, ushobora kuba wakora backup mu gihe we uforomase n'iyo machine yawe cyangwa se mudasobwa. So muri iyi video rero tugiye kureba uburyo ushobora kumanaginga iyo disk yawe, disk space yawe ya mudasobwa yawe wifashishije uyidividingamo ama partition. So ushobora kwibaza se how to make a partition. Ibyo rero tugiye gukora hano. Turi buze kwifashisha Windows 10 disk management. Iyo tugiye gukoresha kuko iyi computer ndimo gukoresha irimo Windows 10. So turi buze gukanda Windows X mu accessinga, hanyuma tujye hano tugiye gukora disk management. Ngibi gusa mbere yuko dukomeza reka maze nkwereke ubundi ubusanzwe machine yanjye yari imeze gute kugira ngo umenye ngo ibyo twakoze byagaragaraga gute. Urabona iyo dufite ni ngiyi yitwa Windows 6 SDD. Ni SDD ngiye mfitemo, ntabwo ari hard drive. Ni Windows ni C local disk, ubundi ngiyi ni local disk C. So ikintu turi buze gukora rero hano niyo tugiye gucamo ibice rero. Sasa niyo tugiye kudividingamo, nagira ngo nituza kubona output uze kumenya aho byavuye. So dore ni iyi rero tugiye gucamo ibice. So ukora right click kuri yo, hanyuma ukajya kuri shrink volume. Shrink volume ni ukudividing, to shrink to divide. Hanyuma utegerezaho amasegonda make bikaloadinga, ugategereza Windows iri buze kuguprintinga query shrink space. Hano ni nkaho nyine biri gushaka kwemera yuko wakora partition. Total size before shrink in MBs zingana gutya zisanzwe za local disk C. Hanyuma size available for shrink ni izi ngizi muri MBs. Hanyuma enter your amount space ushaka ko igira. By default harimo izi sigaye nyine zitari gukoreshwa, ariko twebwe se icyo turi buze gukora dushaka gukora twebwe y'ibihumbi bitatu. Katwikorere twebwe y'ibihumbi bitatu, turebe uko iri buze kubingana hano. Hanyuma you cannot shrink volume beyond where unmovable files are located, cyangwa se nyine umakinga sure yuko nyine space utwaye igomba kuba iri munsi
y'iziri ya space ziri available kuri local disk C. So hano turi buze kujya kuri shrink, bila processinga bitwara igihe gito kugira ngo byiloadinge. So ya yindi rero twakoze urabona ihitiza gutya ari unallocated, nuvuga ngo nta kintu, ntabwo uba wemerewe kuyikora, n'ubundi ibiri locked nyine, ni nkaho ibiri locked, nta kintu wayikoresha. Hanyuma dusubiye hano urabona nta kintu kiba kigaragara, no changes, kandi wa mwanya nanone kuri local disk wavuyeho. Rero kugira ngo ube available cyangwa se ube wakoreshwa, uraza kuri iyi ngiyi unallocated, hanyuma ugakora right click, ukajya kuri new simple volume, ugakurikiza amabwiriza. Hano ujya kuri next, specify volume size, turagumishaho ya yindi, assign the following, reka ibi tubyihurire dukomeze. Ikindi umakinga sure yuko file system ari new technology file system. Iyi ngiyi iri hano, haba hari ubwoko bwinshi bwa FAT, file allocation tables, file allocation table SAT2, ariko iyi ni new technology file system NTFS niyo nziza. Hanyuma allocation unit size by default yandi twashyizemo ni new volume dukoze, ariko twe dushobora no kwita izina hano tukavuga ngo new disk. Ita new disk, hanyuma tugakomeza next. It takes some minutes. Urabona ya indi yamaze kuba yiswe new disks, ariko ifata D ntabwo yafashe C. Urabona ni iyi ngiyi yaje iri hano, yasiza hano yaje iri new technology file system, ifite capacity ya 2.93 GB na free space ingana gutya. Nyuma reka tujye kureba kuri ya indi yacu bimeze bite. Urabona hano yahise izaho automatically, ndetse yanagabanyije na size ya Windows local disk C yacu dufite. So ubwo rero umuntu akaba yabasha, akaba yashyiraho data ze, ukayifungura, ukaba wa creatingamo folder se, it's up to you. Ushobora kuba washyiramo folder n'ibindi bintu byinshi. So ubwo ni uburyo rero bwo kuba wayikora. Hanyuma rero ushobora kwibaza se ko maze kuyikora ni gute noneho nshobora kuyikuraho? Nayikuraho gute? Uramutse ubikoze nyine ukabona ko local disk yawe igikeneye wa mwanya, cyangwa se nubwo wayikoze wakoze new partition udakeneye kuyikoresha, ushobora kuvuga se nayikuraho gute noneho? Uragaruka muri ya disk management, hanyuma uyizeho hano yitwa new disk D here, hanyuma ukora right click, hanyuma ujye kuri delete volume. Ariko urabona yuko nayo ushobora kuba wayikorera shrink, nayo wayidividinga. Iyo tuvuga shrink volume ni ukudividinga ikintu, ugabanya size y'ikintu tukayitwara ahandi hantu runaka. So turi buze kuza hano kuri delete volume ko dushaka kuyikuraho, twabonye tutayikeneye, barabanza bakaguhereza notification, delete simple volume. Deleting this volume will allow all unit backup any data you want to keep before deleting. Ni ukuvuga ngo nusiba barabanza bakakunotifyinga, bakakubwira ati rero nubwo ugiye gukuraho iyi disk wari wakoze, wabanza ugakora copy y'amakuru
y'ingenzi wari ufiteho kugira ngo utaza kuyabura, kuko nuyisiba iri buze kujyana n'ayandi yose. Twebwe rero twari twakiriyetinzemo folder, nta kindi kintu kirenze twashyizemo, gusa haramutse hariho amakuru y'ingenzi ubanza ukayakuraho ukayashyira ahandi hantu. So ukajya kuri yes, the volume selected to delete has been encrypted with BT Browser driver encrypted. If you delete volume or data lost, are you sure to want to delete this volume? Nyine barakomeza akakubaza ese urashaka gusiba iyi disk, ese kugiye kuyisiba ntabwo uri buze kubura amakuru, ibintu nk'ibyo. Hanyuma ukajya kuri delete nyine bikagira, hanyuma new partition, new disk simple is currently in use, the first deletion partition Chris yes. Hano nuko twa turimo kuyikoresha niyo yari open hano. So ubwo urakomeza akakubaza ukajya kuri yes. Iyo uyisibye ni ukuvuga ngo igaragaza ko yavuyeho. Hano ndagaragara ko yavuyeho, ariko ya space yari yatwaye cyangwa se ya size yari yatwaye n'undi rero ko disk C ntabwo yayigarukanye. Urabona hano dufite 471 gigabyte kandi zakabaye zirenga. So rero hano kugira ngo zigaruke, urabona hano yagarutse iri unallocated, ntabwo yagarutse twayisibye. Twebwe twagaragaje yuko twayisibye ariko iri unallocated, ngo ya size n'ubundi irikari occupied ni disk ariko itarahabwa uburenganzira bwo kuba yakoreshwa. So kugira ngo rero tuyivanemo isiba tugarure ya size kuri local disk C yacu, uraza ugakora right click kuri ya unallocated disk, hanyuma ukajya kuri uragenda ukajya kuri local disk yawe ariyo Windows SDDC, hanyuma ugakora right click ukajya kuri extend, kwagura, extend volume, hanyuma ukajya kuri next. Hano bari kuvuga ngo welcome to extend volume, no increasing a size ya local disk C. Hanyuma hano bakubaza you can use space on one or more disk to extend volume. Hano urakumva iyo bakweretse ni yindi yabaye selected disk 0 ya 300 gigabyte, niyo nyine yakoze partition. Disk selected ni iyi ngiyi iri unallocated yindi twakoze ya 300 megabytes, hanyuma ugaklika kuri yes. Urabona ko yagiye noneho size yasubiyeho. Ituza hano tukaba dufite 471, urabona ijeri 474 gigabyte, nuvuga ngo ya size ya megabyte yaje yiyongera kuri iyi size ya local disk C. Rero ubwo nibwo buryo ushobora kuba wa creating a new partition ukoresheje iyi disk management. Ukajya kuri local disk C, ukaba right click ukajya kuri shrink volume. Nyuma yo gukora shrink volume, iyo volume cyangwa se uwo mwanya uba wafashe uba uri unallocated, kugira ngo ugire located ukora right click kuri yo ukajya kuri new simple volume ugakurikiza amabwiriza. Nyuma y'ibyo byose rero ubwo wamaze gukora partition nshyashya. Nyuma yo gukora partition ushobora kumva yuko ushaka kuyisiba cyangwa se kugarura ya size kuri local disk yawe. Uri buze kujya kuri ya partition wakoze cyangwa se isanzwe hari, ukore right click kuri yo, hanyuma ujye kuri delete volume uyisibe. Niba hari amakuru y'ingenzi mbere yo kuyisiba urabanza ukore backup yayo kugira ngo utazayabura. Hanyuma numara kuyisiba, iyo umaze kuyisiba ntabwo ari ukuvuga yuko ya space cyangwa se ya volume iyo disk yari yatwaye kuri local disk C igarukaho koko, ahubwo iguma iri ahantu somewhere ariko iri unallocated, itemere gukoreshwa, nyine iri aho gusa, kandi local disk C ikeneye umwanya. Rero kugira ngo wongere ugarureho, ugaruka kuri local disk
ugakora right click, wamara gukora right click, ukajya kuri extend volume, ugaselectinga iyo iri unallocated ushaka kuba ushaka kuba wagarura size kuri local disk, hanyuma wayiselectinga yandi iri unallocated, ugakurikiza amabwiriza ngo ni next, bikarangira ugasubirana local disk yawe. So rero niba ukeneye kuba wamanaginga size ya disk yawe, either ni hard disk cyangwa se ni solid state disk, ari byo local disk cyangwa se Windows SSD, ibyo rero biroroshye cyane kuko bigufasha kumanaginga storage. Ikindi no kuba na security ya data zawe nabyo bishobora gutuma ukora ibyo bintu. So urakoze rero wowe twabanye muri iyi video, yari Agnes Muhawenimana. Wowe wakoze subscribe turagushimiye, n'utarakora subscribe wakora subscribe, like, share na comment kugira ngo ukomeze kunogerwa n'amasomo ya technology turi kunyuza muri iyi minsi, kuko technology is everything. Mudasobwa nicyo kintu kigezweho cyane kuyikoresha mu kazi, ku ishuri. So ukeneye rero kumenya uburyo wamuhandolinga muri zimwe muri challenge ugenda uhura nazo, kwaje nk'ibisubizo byazo. Hari igitekerezo, inyunganizi, comment rwose nazo turazemera. Murakoze cyane.